kandi arashoboye. Tuzamutora kangahe? Kangahe? 100%. Murati Kagame. Paul Kagame. Urasobanutse. Paul Kagame. Urasobanutse kandi urashoboye. Ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Njyewe mbanje gushimira Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ko yaduhaye umuyobozi mwiza wegera abaturage, umubyeyi mwiza yadutoranyirije. Imana niyo mbanje gushimira. Nikomeze mudukomereza kuko n'Imana mbanza kumuragiza kuko nta wundi namuragiza. Ndashima Paul Kagame kuko yahagaritse jenoside. Abantu bari bashize bari kwirukanka batazi niyo bari kujya, abantu bakagaruka mu byabo nta kibazo, bagashyiraho inkiko gacaca, abantu bakiyunga bishe abantu bagasubirana bundi bushyashya kandi nta kibazo gihari. Uwo ni Paul Kagame tubikesha. Ndashimira Paul Kagame umunyamakuru aganarishwa n'imyotsi. Ngengira amakuru perezida ufite imyaka 55, ngenduye mu mudugudu wa Gasave mu kagari n'Intebe, umurenge ni Muyumbu, akaya ni Rwamagana. Mfite imyaka 55 ariko Kagame yaranyitegereje areba cyane no kuba gucana mu masiga, ubunami imbere yacana rumwe, ubuncana amagazi yo bishatse. Uwo ni Paul Kagame. Utamutora bo yatora ndera. Nawe mugamije muzambara muri mu muntu tuzagira impfabuza ko muzabimbabariremo kuko nze Kagame ndamukunda bya cyane ariko atari byabindi. Ndongera gushima Paul Kagame nyakubahwa w'igihugu cyacu yahagaritse jenoside. Abantu birukanka batazi aho bajya, aza n'ingo gacaca, abantu bari barisha abandi ntacyo bapfa. Twari tuzi ko abantu ari abantu ari ubwoko bumwe, ariko abantu tugiye kubona tubona baramaranye. Bamaze kumarana uko Kagame aho yaturutse Numbaze yaraje arabihagarika. Ahagarika jenoside Numbaze bari baramubujije gutaha mu Rwanda rwe ngo ni Inyenzi. Birangije Inyenzi birangiza ari izitanga amahoro. Akupari we! Akupari we! Akupari we! Arasobanutse kandi arashoboye. Ntituzamutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Ndongera gushimira Paul Kagame akaba arakaramba akagira inka mu gihugu. Yamaye inka nubwo yapfuye, gira inka y'inkandagiye mu rugo, nubwo yapfuye bwose ariko gira inka nyayibonye akandagiye iwanyu. Uwo ni Paul Kagame. Undi warebye abantu akabamenya akabameza mu Rwanda ni uwaye. Nongera gushimira Paul Kagame arimo arareba abana bafite imirire mibi akabaha ibyo kurya ngo bagire ubuzima bwiza. Muri aba bana hari abatuma kuvoma, ariko ngo ni aba bana gusa ntibashaka kugira ngo abone ku musozi. Udatoye Kagame buriya yatorana ngaho azagira abayobya, nibamara kubayobya mugabanya mukamarana, ibyo ni akazi kanyu. Nongera gushimira Paul Kagame kugira ngo bavuge ibya Kagame yabirangiza. Ntabwo yabirangiza kuko Kagame ibintu yakoze ni byinshi cyane. Ureka baza kutubeshya ngo bazaduha ibiryo, ntabwo turaba tutariye. Ntabwo turaba tutariye, buri munsi turaba turiye. Nta muntu uzaza kuyobya mu Rwanda rwa Kagame igihe yarutabariye akazimya amarira yari mu gihugu akatabara imfubyi. Nta wundi muntu waza kutwinjiramo ngo atuyobye. Bene ikindi kintu nshimira Kagame wo kabaho nk'umuntu waba rero yari abarwaye VIH. Murayizi? Muzi VIH uko isa? Paul Kagame yazanye ikigo nderabuzima, abana bayoboka ibigo nderabuzima bajya kwipimisha abarwaye ibituntu, abarwaye VIH, bamara kubimenya ariko Kagame arakabaho. Iyo kurira ibyo Kagame yakoze n'abikurura umuntu uri hano yumve Kagame apfuye, nambaje tuvuge ngo Kagame Paul we! Kagame Paul we! Urasobanutse kandi urashoboye. Ntituzamutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere.
babishaka. Paul Kagame yazanye amaterambere menshi, ubu abantu basigaye bagana bakavugana n'abari Darifuru bagiye kuducungira umutekano wo mu mahanga. Ubu mvugana n'umusaza wanjye uri Darifuru mfite telefone. Ubu mucaza navugana n'umusaza wanjye uri Darifuru. Ari niwe warabikoze. Nongeye gushimira Paul Kagame. Abantu bari mu Rwanda bonyine bafite VH. Nicaye hasi tukamwitorera. Twe kubacu birahagije. Njyewe nari mfite imyaka 40 n'ingahe. Ubu ndakubwiza ukuri najya kabigahita bihita. Icyo ndiye cyose kigahita kigenda nyireba. Ariko nyakubahwa Paul Kagame yazanye ibinini bigabanya ibyuririzi, yazanye ibinini bigabanya ubukana. Ubundi turabinywa, ubundi twumva tumerewe neza.